muzi niwe no mu ibyo buzima amagihe bw'abasitari avugaga gusa wa wundi ujya muri hoteli y'inyenyeri eshanu agataha yicuza. nyine nibyo nkubwira abantu benshi rero muri sosiyete babayeho fake life reka nkubwire wowe uri kuvuga ibyo bintu urabyambaye ibyo bintu byawe ni byiza pe birameshe wicaye muri hoteli ndaje turahuye turanyweye turariye ndagukwepye ndigende ngusizeyo sibyo yego one nyikuyeho ariko aho hafi ari abakomisiyoneri cyangwa abagabo bari kuvuga kuri diru za miliyoni 15 kandi uri gusohoke yego ngo ubone uko ucika abo bantu nimero yanjye iriho baraguhamagaye ngo sister ngumva hano nago wajyayo nyine niho bihera nibyo rero nkubwira ngo udafite ibiceri ntuzabona umuntu akubwiye ngo ngwino ngugurira akantu uzamubwire ngo kangurire ndi mu rugo ohereza anda kanyenyeri yego rad ahantu ibintu bipfira byose urumva muri sosiyete rata amajinje hari ikintu uzi neza abantu bize boarding nibo babishobora ntugaspending ibintu utakiguze ikindi cya kabiri niba udafite amafaranga nimba uzi ko uri bunywe Red Bull ntubura agacumi ku mufuka ubu ufite amafaranga mu mufuka yayishyura uko byagenda y'ingoboka ubundi kugira ngo n'abasore mujya mubafatisha ujye umugera n'imbere fagitire ya mbere aba ari wowe uyishyura amaje haraka ubundi umuntu yakugurira utamugurira wende se wakwigurira kuva ku muntu ugenda ku igare murashinjwa kutagurira abahungu kinyabiziga runaka ntabwo ushobora kuva mu rugo ubona ku mufuka nta n'igiceri kirimo ikibi cyane abahungu muri yemereraga mugashaka kwemeza abakobwa amafaranga y'abahungu ajyahe nimba abakobwa nta kintu bagira ariko bite byawe nibo bayarya none se nyine ahubwo amaji twebwe turayarya ntabwo tuzi gusevinga abahungu nibo bazi gusevinga mukaza kudusevingura oya ubundi igitsina gore twaremewe kwakira abagabo mwaremewe gutanga aho ntago twemeranya mwaramutse nubwo nabumvishe ncecetse ndabasuhuje Mori ntago tweberanya ntago abagore ubwo se iyo navuga bari buvuge ryanga abagore bagaspendinga no nimba ufite niyo mind ukazubaka urugo ntago ruzatera imbere ntago bizavamo abagabo benshi utamukontroye ibyaba ahubwo ni uguspendinga ibyabo no kwenjoyinga life ibyabo ni ukujya out ibyabo ni ugufata vacation za buri gihe iyo utamukarumye ushiduka n'urugo rwawe rwarundiye ahubwo abagore icyo tuberaho ni ugusapotinga mind z'abagabo bacu kuko umugabo ni umutwe w'urugo urumva so niba ufite na boyfriend mutarashakana akaguha ubwo burenganzira bw'uko mushobora kuganira ibintu nk'ibyo ku bijyanye na finance yanyu ubu ugomba kumusapotinga kandi ukamwereka ko atari byiza guspendinga cyane icyo gihe umutipe ahita abona ko ufite na mind abantu mutapinge muri benshi cyane mutapinge tugire nk'ibintu icyo nashakaga kuvuga ku byo Morin yaravuze ntago wareka boyfriend wawe ngo akomeza guspendingeho ngo ni mwebwe ahubwo mudashoboye gusevinga muri igitsina gore ntago ari uko tutabishoboye narimvuze gutyo kubera ukuntu amaji yarasevingura Morin ufite boyfriend wawe wenda akora muri kampani ya runaka ahembwa wenda miliyoni 2 bakaza kumwirukana wenda yari yarasevinze miliyoni 4 mukaba muzirya wakomezanya nawe nta kandi kazarabona rero reka nkubwire ibyo bintu uri kumbwira ni nka challenge umuntu byaterwa n'impamvu abuze akazi cyangwa n'impamvu adafite amafaranga izo kontara zijya zihagarara kontara yiwe yahagaze uko twasinyanye none njyewe se ntabwo byaba biri gukunda ko nkorera amafaranga y'abadutunga muri icyo gihe atari gukora
aho rero niho ndi kuvuga. aho niho aho wabo baye none icyo gihe ugira ngo uracyari muri ya kategori ya ba bantu barya gusa ntibamenye ko bashobora gukora. Niba ufite boyfriend, niba ubona boyfriend oya ibyo bintu byo kurya gusa se mw'iki kinyarwanda turimo bibaho nyine. umva niba ubonye boyfriend wawe ari gukora afite ako kazi kari kwinjiza miliyoni 2 byibuze haguruka nawe umwereke kuri gukora ushake byibuze niyo kaguhemba 500. Nubwo wamubwira ngo wampaye imwe nanjye nkatangira wenda gucuruza gaze muri quartier. sibyo nyine amagihe ubundi reka nkubwire sinzi n'impamvu ubwo ibyo bintu byari bije ariko nyine twari turi gutera buraga ariko mu buzima busanzwe bibaye turi seriye amaji kuri iki gihe umuntu udafite ikintu akora udafite impamvu yerekana nzima ko udakora uri aho gusa tu sha wapi nta kintu kiba kiri kuvamo. Uzi ko njyewe nshobora kuza kukureba Morin bakubwira ati twakiza Imana mani mu rugo naha uza akajambo uhita umbwira bambwire ndahita mbimenya uri kuntereta se tumenyanye duhuye hari akajambo wambwira ntabwo baza gukora iki urakoze cyane nimba rero nta kintu mfite nkora hari umwanzuro ushaka kumfatira ubwo se wamara iki n'umugabo udafite ikintu akora kuko ndetse mwaza rero niho nashakaga kugera none ko wumva niba ntacyo umusore udafite akazi ntacyo amaze kuki wumva ko wowe hari icyo umaze imbere ye ziriya renge nanjye biterwa mbaye mfite amafaranga uri kumva nshaka umuntu udafite akazi urumva wo kugira ngo mwiyoborere nagira kandi njyewe nshaka umugabo kuyobora umuntu nuko mukundanye se nukuyoborana imyumvire ya Mori niteye ubwoba nukuyobora neza gukundana si ukuyoborana uranyobora nanjye nkakuyobora sheri umugabo igihe cyose ni uwo kubahwa none se ako mujye mukamurusyo mukame n'ingasire sibyo ese bwo Mori nibaza ufite miliyoni 10 nje nta kazi mfite mbana nawe ubwo ntaza afite wakoropa nyine ufite umusange mfite amafaranga mfite n'akazi sibyo ushatse umugabo muri nta kibazo mwese mufite akazi mumeze neza muryoshye ari wakora nawe ukora kandi mwese musapotingana ejo akagira impanuka ituma kakaza kavaho bikanga nyine akaba uwo mu rugo wamuta cyangwa yaba umukozi wawe cyangwa wamwihanganira oya ntabwo ari umukozi wanjye nk'uko nawe yajya mu kazi nkasiga ako tujye tuvugisha ukuri mujya mureka kwigira nk'aho ngo kubera ko muri ku ma social media mwirengagiza ibintu uramutse ari wowe uri gukora uri umugore sibyo wenda muri broke nta n'ubushobozi mufite bwo guhidinga umukozi waba ari gukora ibintu byo mu rugo kandi ufite abana bo kwitaho kandi uri bureke n'ako kazi nk'umugore sibyo umugabo nta kazi ari gukora umugabo yajyana abana ku ishuri akabatunganya akabajyana ku ishuri akanateka ibintu akabikora nk'uko nawe iyo wasigaye mu rugo ubikora mujye mureka kwirengagiza n'ubundi arabikora none se we si umukozi nawe arabikora ariko ntumwereke uko uri kubimukoresha kuko umusuzuguye kuko ntabwo ari ubusuzugura ni ubwumvikane niyo mpamvu navuze ngo turayoborana iyo ubimukoresheje oya ntabwo ari ukuyoborana ubundi urugo rwiza tubyita gufatanya imirimo ubwo nabivuze mu kinyarwanda kitari sawa ariko ni ugufashanya akora bimwe mu gihe ahari nawe ugakora ibindi mu gihe nyine nkurabure wowe wikigira umudanje iyo ubimukoresheje arakwihorera ukajya kuri ako kazi ariko hakaba hari nk'umukozi wawe wo mu rugo romba w'igitsina gore akamutekera wowe ugataha wigize kibamba kaganga
none se Amaji ku bushobozi bwanyu mufite ako kanya butari bubemerere gushaka umukozi wo mu rugo, wowe nk'umugabo basize mu rugo wakirirwa ahantu hadakorobye ntuteke, abana bakicwa n'inzara bagasiba kujya ku nawanze ishuri, gukora ibyo ufungura bintu umugabo. ariko rangaje ubimubwiyemo niyi Nta nubwo ari ngombwa rega ko ubimubwira kubera icyo atabyibwiriza. Guys, Kuki guys, ubimubwira? mureke nsheri mfashe Mori. Mm. Njyewe navukiye mu Rwanda, Mm. nkurira mu Rwanda, nigira mu Rwanda, urumva? Mm. Wenda nuko nagize amahirwe nza mu mahanga. Mm. Mu mahanga rero ukuntu bimeze abantu b'I Burayi, abantu baba muri Amerika ntabwo bagira abakozi bo mu rugo, Aha. barabyara ariko Ndabizi. ariko baranakora. Kandi None- bose bakora. Yes, njyewe mfite umudamu n'abana 3. Mm. Ninde nderera abo bana y'umudamu yagiye ku kazi? Urabarera neze ninde Okay, wabakurere? hoda buretse. Okay, tugende gakeya. None iyo nagiye ku kazi ninde ureba abana? Umugore yaharara bareba. Okay, none iyo umwana akeneye kurya nyina yagiye mu kazi ninde uteka? Mwese mudahari cyangwa uhari niwe ubikora? Wivuga ngo twese tudahari, ni ukuvuga ngo umwe aragenda undi agasigara. Undi agasigara. Ubwo nyine uhari niwe ubikora, niba ari we mugabo uhari urateka abana None bakarya. kuki wumva kuzashaka umugabo mutazafatanya kandi mwese yitwa ko ari umufasha wawe? Kuki umushaka? Ntabwo navuze ngo simushaka, ahubwo navuze ngo kuki mba ngomba kumubwiriza kuki atabyibwiriza. Reka ngufashe. None se wowe musore kuki ushaka umugore wumva ko agiye kuba umukozi atari umufasha? Ibi ni bya bitekerezo byacu bya Kinyafurika dufite. Niba wumvise ko ubonye miliyoni 2 tayari ugiye kuzana umukozi urubuge uhemba 100,000. Wumvise? Njyewe ukuntu mbyumva, uhari waba uri umugabo waba uri umugore, kora imirimo. Buretse ngufashe. Niba uri umugabo n'umugore mukaba mufite akazi kari guhembwa miliyoni 2, mwese muzanamo direct umukozi urubukorere miliyoni bambe 100,000. Kandi kuri ka kazi kanyu byibuze umwe ari kwinjiza 120. Murakenera mu rugo kugura imodoka, murakenera kugura imyenda y'abana, murakenera kugira school fees. Murukumva wa muntu muzanye mu nshingano zanyu. Wibuke ko na wa mukozi ari buspending. Nibyo nyine nshaka kukwereka. ni nawe urya ibiryo byinshi. Wa mukozi muzanye listen, wa mukozi muzanye aje kwiyongera muri wa mubare w'abantu niba mwari muri umuntu muzaspendinga ni umwana wa 4 wa 5 nago wa 4, urumva? Abari umwana urimo 2 abarimo 2. Ibi bitekerezo turagira ngo tube cleaninga mu bantu bacu. Niba Amaji afite umudamu n'abana be 3, bafite utwana 2 turi kujya ku ishuri, akandi kamwe akagasigarana mu rugo. Umudamu wa Amaji najya mu kazi, Amaji arasigarana ka kana gato, abandi bajye kwiga. Ninjoro Amaji nawe umudamu nabaje nawe ayisigarane na babandi nawe ajye mu kazi. Ibyo nibyo nashaka kuvuga rero. That's how it works. Ariko igihe uzumva ngo ngende umugabo, ntawe ukubujije kuba umugabo mu rugo rwawe. Reka umugabo ntago ari uko ubuhagaze man. Ariko ni nka bya bindi, hari abantu bavuga ngo ni abagabo, yagera mu rugo akaza agonga ikintu icyo ari cyo cyose, yarateye abantu ihungabana ngo ni ubugabo. Mwarangiza ukagenda wabyimbye mu mahanga ngo mfite famiye ngo ndi umugabo, uba warabaye inyamaswa. Ariko nanone ubu umugore si ukuvuga kwishyiraho inzara no kwigira inzobe. Ibyo nabyo tubigaruka. Nabyo ntabwo ari byo, Amaji nabyo si byo. Kuba umuntu afite ubwanwa ntagukange ngo ni umugabo.
nawe kuba wisize ayo mavuta yawe oya kuba ari umugabo afite respect umudeservinga nk'umugabo wawe n'umugore afite respect ugomba kumuhereza nk'umugore wawe ntahangana riba ririmo aho ngaho urugo ntabwo ari ugupiganwa atari mu bwumvikane tayari biba umugabo n'umugore bose ni umukozi w'uwundi kandi ikindi ntiwibeshye ngo ujye guhindura umugabo wawe ukuntu mwahuye ameze ngo uje kubihindurira iwawe mu rugo bimuhindurire mbere y'uko mubana erega hano umuhindurira undi amaji nubona izo ngeso utazazishobora njyewe ninywera akabyeri urugero nubona izo ngeso utazazishobora ntukiribwe bireke ujya gusezerana nawe umushinga wagera mu rugo ugahita umbwira ngo ziriya nzoga zawe sinzi kandi mwahuriye mu kabari dore niyo mpamvu ingo nyinshi zisigaye zisenyuka wowe menya ngo uyu muntu ndamwemera akantu uyu mori nakomojeho aravuga ngo kandi ngo abenshi baba bari aho batekereza kuri famiye guys famiye kujya yitwe famiye ukiri mutoya hari ukuntu yabayeho ugasinga nawe ubwawe urebe ukurirwanaho ku giti cyawe utabanje kureba kuri famiye yawe right ibyo bintu rero ni bya bindi navugaga kare bimeze nka kwa kundi navugaga ngo shaka plan B ibi bintu nibiramuka byanze urumva mu Rwanda iwacu biracyagoranye babona umugabo ahinduriye umwana pampa bakavuza induru bati waramusoromeye ngo ibyatsi biki ibyo bitekerezo shango waramuroze kandi ariko Mori njyewe nabyaye ndi njyenyine hafite umuntu umfasha ntazi no kwambika abana ipampa icyo ariko umuganga wabinyigishije yanyigishirije hamwe na se w'umwana buri wese yari azi kumuhindurira azi kumwoza azi kumusiga amavuta azi kumushakira ibiryo ibyo abantu baba bivugisha bari imiteto none reka mbabwire kano kantu iyo turi kukumva turi kubona hano muri airport Kanombe